Mbahaye ikaze mwese muri ibiganiro bica ku rubuga Iyungure aho muherereye hose. Abari mu Rwanda muhawe ikaze. Abari mu mahanga ahantu henshi mukurikira bino biganiro muri mutandukanye mbahaye ikaze kandi ndabifuriza kugubwa neza. Ndabashimiye rero ndi Mukase Josiane. Uyu munsi tugiye kuganira abantu 9 nkurikira bahinduye ubuzima bwanjye. Ba motivation speakers 9 nkurikira jewe mfata nka motivation speakers nkurikira bahinduye ubuzima bwanjye. Hari igihe kenshi mu bintu nkora nabasobanuriye yuko numva motivation messages. Izo motivation messages rero numva na abantu batandukanye yego, ariko noneho abantu bagize uruhare rukomeye mu guhindura imitekerereze yanjye no guhinduka n'abantu 9 ngiye kubaganiriza. Uwa mbere harimo His Excellence Paul Kagame, kubera yuko yaramfashije cyane mu guhindura imitekerereze. Iyo ugendeye ku majambo agenda atanga, amajambo atandukanye agenda avuga, yerekana yuko hari umuntu ushoboye. Imana ko yaturemye dushoboye, ko hari ibintu dushoboye. Noneho byagera ku mudamu byo bikaba akarusho, kubera yuko avuga yuko umudamu mbere, iyo turebye amateka bigaragara yuko umudamu hari ibintu bagaragaraga ko adashoboye, ariko ubu ngubu byabaye impamo yuko umudamu ashoboye kandi hari ibyo yakora mu iterambere ry'igihugu, ry'umuryango ndetse n'ahantu henshi hatandukanye. Hari quote nkunda yavuze ivuga yuko gukora cyane birababaza, ariko ubukene bubabaza kurushaho, because poverty hurts much more. Ni ukuvuga yuko iyo ukoze cyane ugera ku musaruro, ukabasha kubona ibyo wifuza mu buzima busanzwe, ariko noneho ubukene nabwo burababaza. Inzara iraryana. Hari ibintu twabwiwe kera, twabwiwe yuko rwose ushobora kugira amahoro uri umukene, waba ufite amahoro. Abantu b'abakire baba bafite za stress zenda kubica n'ibiki ukumva nyine ntawe nta gushaka kuhajya, ariko no kubeshya, kubera yuko twabonye yuko byose ushobora kugira amafaranga ukagira n'umunezero kandi byose bigakunda. Ni ukuvuga gukora cyane birababaza, rwose birababaza. Ibintu byose ubigeraho wiyushye icyuya, ariko nanone iyo utabigezeho ibindi aho urundi ruhande urimo kujyamo rurakubabaza narwo cyane kurushaho. Uwa kabiri ni Zig Ziglar. Zig Ziglar nawe avuga ku bintu bijyanye na setting goals, kandi noneho zanditse. Ni ibintu akunda kugarukaho cyane, zanditse, kubera yuko iyo zitanditse usanga zitakara ahantu hatandukanye. Akagenda atanga urugero rw'abantu bakoze goals zabo barazandika, noneho rero muri iyo university bakoze ubushakashatsi nyuma y'igihe runaka basanga abari bazifite mu mutwe ntago babashije kuzigeraho, ariko abantu bari bazifite zanditse bose babashije kuzigeraho. Akomeza cyane agaruka kuri goals zanditse ko zigomba kuba zanditse kugira ngo zibashe gutanga umusaruro. Ikindi avuga yuko niba utekereza yuko ibi bintu hari abandi bantu byagenewe, hari abandi bantu badeservinga kugira amazu meza, bagenewe kugira amafaranga, bagenewe kugira imiryango myiza, wowe ukikuramo. Ni ukuvuga ngo iteka ryose uzakora ibintu bikujyana kure yo kubona ibyo bintu, bikujyana kure yo kubona umuryango mwiza, bikujyana kure yo kubona ubwo bukire abandi bafite. Ni ukuvuga ngo wumva byaragenewe abandi, nta effort ushyiramo zo kubyegera nawe ngo ushake kubikora. Noneho avuga yuko iyo umaze kumva ko nawe urimo, nawe wabigenewe, nawe urimo, noneho ushaka gukora ibikorwa bikwegereza bya bintu wifuza kugeraho. Ibyo ngibyo rero nabyo byaramfashije kuri messages nyinshi ngenda numva. Ni ibintu ushobora gusubiramo n'inshuro 10. Video wumvise neje ukayisubiramo kugira ngo ubashe kubyumva neza kandi ubashe kubishyira mu bikorwa. Ntibagije cyane kumva, ariko kumva ugashyira mu bikorwa ni iby'ingenzi, kuko abo bantu ni abantu batubanjirije kandi babonye ibintu uko bikorwa, bityo tukabasha natwe kubikora, tukagendera mu ntambwe z'ibirenge byabo bikabasha kwemera. Uwa gatatu ngarukaho nubwo nkunda kumuvugaho cyane mubizi ni Les Brown. Les Brown we akwereka ubushobozi bifitemo, akavuga ngo muri twebwe dufitemo imbaraga nyinshi, dufitemo ubutunzi bwinshi, twakabaye dusohora hanze bukabasha kudufasha. Avuga ibintu bitandukanye, akavuga nanone ngo ugomba guharanira intsinzi yawe kugeza utsinze, kuko usanga ducika intege mu rugendo, ukabona ibintu birakugoye ugacika intege. Ugomba kwisubizamo imbaraga tire
you win. Ikindi agarukaho mu magambo atandukanye agenda avuga ko ibintu bishoboka, ibintu urabigerageza bigashoboka, ibintu birashoboka. Ni ukuvuga yuko ugomba kugira inzara n'inyota byo guharanira indoto zawe. Kuba ukiriho ugomba kugira inzara n'inyota byo guharanira indoto zawe. Uwa kane nkurikira ni Joel Osteen. Joel Osteen ni umuvugabutumwa nawe ariko utanga amagambo meza akomeye, kubera yuko aravuga ngo hari ibintu, hari ukuntu bavuga umuntu ugahita wibuka ikintu wamukuyeho gikomeye. Kuri Joel Osteen avuga ngo tugomba kwizera Imana no mu bintu tutumva, kubera yuko hari ibintu bikubaho ukabona watakaye, ukabona ibintu birimo kukubaho ntabwo uzi ukuntu bimeze. Ugomba kuzamura amaboko yawe ugakomeza kwizera Imana no mu gihe turimo kunyura mu bintu tutumva. Wowe turimo kuvugana ushobora kuba urimo kunyura mu bintu utumva. Wakumva kuri YouTube ukumva Joel Osteen iyo arimo kuvuga uburyo ugomba kwizera Imana no mu bintu utumva, biragufasha kandi kuko hakaba rimwe na rimwe ibyo urekera Imana kuko wowe wakoze ibyo ugomba gukora. Ikindi agarukaho muri message ze avuga yuko tugomba kuvuga ubutsinzi kuri twebwe, tugomba kuvuga yuko twaremwe mu ishusho y'Imana, tugomba kwiyaturaho ubutsinzi bwose bushoboka, kubera yuko iyo utiyatuyeho ubutsinzi bwose bushoboka nta wundi muntu uzabukwaturaho. Kandi akanwa kacu karema ibyo ngibyo turimo kuvuga. Kwiyaturaho ubutsinzi rero ni ibintu agarukaho cyane, kandi akagaruka ku mitekerereze ko tugomba gutekereza ibintu biri positive, kubera yuko bidufasha kugira ngo tubashe kubaho neza kandi tubashe kugera ku bintu byinshi bishoboka. Uwa gatanu ni Jack Ma. Mu bo nkurikira Jack Ma arimo, kubera yuko numvishe ibintu yanyuzemo, numva inshuro yagerageje, numva ari umuntu wo kugira ngo umuntu abashe kwigiraho. Noneho hari mu magambo ajya avuga, akunda kugaruka akavuga ngo na quotes zitandukanye, aravuga ngo uyu munsi birakomeye, n'ejo bizaba bikomeye na cyane, ariko ejo bundi izuba rizarasa. Ni ukuvuga ngo nta gahora gahanze, ibintu birakomera ariko bigira iherezo. Nta kintu na kimwe kiri permanent, bigeraho bigashira. Cyangwa ni ukubiha umwanya kandi ukamenya uko witwara muri iki gihe. Muri icyo gihe ibintu bikomeye ese uritwara gute, ese urabigendamo gute, hanyuma noneho ugashaka ibintu bikubaka kandi bigufasha kugira ngo ubashe kubicamo neza. Rya zuba rizarase nta bintu wangije, nta bintu wahungabanyije mu nzira. Ikindi aravuga ngo uko intego yawe yaba ari nini cyane, uko yaba ingana kose, how big it is, gerageza kwicamo uduce, gerageza kuyishyira mu ntambwe, gerageza kuyishyira mu ntambwe. Uzatera intambwe nyinshi ariko wegera indoto zawe. Gerageza kuyishyira mu ntambwe, hanyuma noneho ugenda utera intambwe uyishyira mu ndoto zawe. Ikindi agarukaho ni ukuvuga yuko nta guta ibyiringiro, ntabwo dukwiye guta ibyiringiro, dukwiye kuguma turwanira ejo hazaza heza hacu kurushaho. Uwa gatandatu nkurikira ni uwitwa Steve Harvey. Steve Harvey agira message nyinshi zitandukanye zisubiza abantu n'imbaraga kandi zibabwiriza ukuri, kuko aravuga ngo we twese twaremwe mu ishusho y'Imana, twese twahawe amahitamo. Ni ukuvuga ngo ubuzima tubayeho uyu munsi ni amahitamo yacu. Ibyo twakora byose ni amahitamo. Niba uhisemo kuba umukire uramuba, niba uhisemo akazi ukora niwe wagahisemo, byose bigizwe n'amahitamo dukora umunsi ku munsi. Avuga rero yuko byose bihera mu mitekerereze. Ni ukuvuga ngo nudahindura imitekerereze yawe nta nubwo hari ibintu byinshi bitazahinduka mu buzima bwawe. Ikindi kintu agarukaho cy'ingenzi, aravuga ngo niba ushaka umusaruro utandukanye n'uwo urimo kubona nonaha, biragusaba gukora ibintu bitandukanye n'ibyo wari usanzwe ukora. Aha ngaha bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba umaze imyaka 15 wifuza kubaka inzu ariko bikaba bitagukundiye, ni urugero rwo ngurwo ndimo gufata, ugomba noneho kuvuga ngo guhera aha ngaha indi myaka isigaye nakora iki gitandukanye n'icyo nari ndimo gukora kugira ngo mbashe kwibona. Ese ndabika amafaranga ngahe, ese ndagabanya he, ese ndakora iki? Ukagira ibikorwa ukora kugira ngo uzagire umusaruro utandukanye n'uwo wari umaze iminsi ubona. Aho ngaho ni ibintu byiza, kubera yuko ni ibintu bidufasha kugira ngo tubashe kwisubiraho, tubashe guhindura imitekerereze y'uburyo twatekerezaga twakoraga ibintu. Uwa karindwi nkurikira kandi nkunda cyane ni Apotre Paul Gitwaza, uvuga umuvugabutumwa ukomeye
ariko noneho akagerageza no kugira ngo yerekane uburyo umuntu ashobora kubaho neza muri iyi si, ashobora kubaho neza muri iyi si kandi akazabaho neza no mu ijuru. Yatanze urugero nabaha hejuru y'inyigisho zitandukanye nyinshi, atanga urugero rw'ubuvungukira. Inyigisho z'ubuvungukira narazumvise kandi ziramfasha. Murabizi iyi buvungukira bwaratakaye, butakara ari bwinshi kuko yagaburiraga abantu 5,000. Hanyuma noneho rero Yezu abasaba kubutoragura ubwo buvungukira. Ubwo buvungukira rero babutoye bwuzuye intonga 12. Urumva intonga 12 ni nyinshi, kandi iyo ubireba n'amaso ubona ari ubuvungukira nyine nta kintu cyavamo. Ibyo ngibyo abiyigisha abihuza n'ubuzima tubayeho, avuga ati mu buzima bwacu hari ibintu tudaha agaciro kandi byakagombye kutubyarira umusaruro. Abijyanishije n'amafaranga, aravuga ati noneho ugasanga umuntu arirwa agura kubera ko ari 2,000, arumva ishati kuyigura 2,000 nta kibazo akagura, akumva inkweto kuyigura 3,000 mu muhanda nta kibazo akagura, akumva hari utuntu adaha agaciro, yaca muri supermarket akareba akantu akakagura kandi agasanga akamaranye imyaka myinshi cyane atagakoresha. Ibwo bwose ni ubuvungukira wateranya bukavamo intonga 12. Iyo nyigisho yaramfashije kuko yatumye hari ibintu byinshi ndeka mvaho rwose burundu, kuko nabonye ari ubuvungukira kandi nateranya nkabuvanamo ikintu gifatika. Uwa 8 nkurikira ni uwitwa Eric Thomas. Eric Thomas ndamukunda nawe kubera yuko arakubwira ati ubundi wakagombye kuba wibaza ngo kubera iki ndiho, ese ndiho kugira ngo marire iki ku isi. Akavuga ngo ntago imodoka, inzu nziza ari byo tugomba guharanira, ahubwo iyo turimo gukora iby'Imana yaturemeye, iyo turimo gukora icyo Imana yaturemeye kuri iyi si, biradukurikira kuko ubikora ibyo ukunda, wakora ibyo ukunda bikakubyaje umusaruro. Arabivuga akabisobanura neza, akavuga ati wakagombye kurimo kwibaza ngo ni igiki naremewe kandi cyaba kitarimo gutanga umusaruro, ukagerageza kugihindura kuko icyo waremewe kigomba gutanga umusaruro byanze bikunze, ukagerageza kugihindura kugira ngo ukore ikindi gitanga umusaruro. Ibyo ngibyo avuga yuko iyo umaze kumenya icyo Imana yakuremeye, nibyo bigutera kubyuka, nibyo bigutera imbaraga, nibyo bigutera kugira ngo uvuge ngo ngomba kubikora uyu munsi kuko niba ngihawe amahirwe yo kubaho hari icyo ngomba gukora kandi nkagira icyo mpindura. Uwa 9 nkunda cyane nawe ni umudamu witwa Joyce Meyer. Nkurikira ibiganiro bye, iyo arimo kubivuga usanga akubwiza ukuri kuko akubwira ubuzima yanyuzemo, akakubwira intege nke ze, akakubwira uburyo yadresize izo ntege nke. Ibyo ngibyo rero bikagufasha kugira ngo ubashe kumenya wowe wakora iki kugira ngo nawe ubashe kubikora. Ni umudamu iyo umureba n'ukuntu avuga ubona arihuta cyane mu byo akora, ni umuntu wihuta mu byo avuga. So ajya akunda kuvuga rero ngo buri mu gitondo asengera umunwa we kugira ngo atabasha kuvuga ibidakwiriye. Nanjye nabonye hari utuntu tumwe na tumwe duhuza, bituma nshaka kugira ngo mumenye neza, amenye n'uburyo yagiye hari ibintu bimwe na bimwe ashyira ku murongo kugira ngo ubuzima bwe bubashe kugenda neza. Ikindi kintu agarukaho ni ibitekerezo byacu. Avuga yuko kugira ibitekerezo byiza bituma hubaho ubuzima bwiza buri healthy, kubera yuko ugize ibitekerezo bibi bituma hari ibintu bigutera mu buzima, bikaba byagutera indwara zitandukanye kandi zatuma ubaho ubuzima butari bwiza. Ikindi agarukaho avuga kugira abantu muri kumwe, abantu bagukikije. Ese ni bantu ki? Ntabwo ari abantu baguteza stress na anxiety, ni abantu ki wabana nabo kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Nishimiye kuganira namwe bano bantu 9 kubera yuko baramfashije kandi batuma mpindura imitekerereze yanjye, batuma mpindura ubuzima nari mbayeho. Impamvu ki? Ni ukugira ngo namwe muri wa mwanya mushobora wenda guteguraho kugira ngo mwumve motivation speech zitandukanye, motivation speech, motivation speakers batandukanye, mumenye uwo mwakumva uwo ari we. Wowe kuri kino kiganiro ukaba nawe hari abandi wumva bagufashije kugira ngo uhindure ibitekerezo byawe, ndagusaba kugira ngo ntumve utabishyize muri comment kugira ngo twese twigire, kuko murabizi yuko iyungure ni umuryango kandi twese dushaka kugira ngo twungukire ku bandi ibyabafashije, byadufasha natwe tukabasha guhindura ubuzima bwacu. Ndabashimiye rero kuma kuri kino kiganiro kandi nizera yuko muzakomeza kugenda mubikurikira ibi biganiro bica ku rubuga Iyungure. Ndabasaba kugira ngo wowe ushobora kuba utabasha kuvuga, hari ibyo ufite kandi utabasha kuvuga none ahangaha, ariko ibyo mvuze bikaba byabasha kugufasha. Ndagusaba kugira ngo ino video muyipostinge kuri status zanyu, ibyo gusa muyipostinge n'abandi babashe kuyibona, twese dufatanye guhinduka kandi duhindura ejo hazaza hacu heza kurushaho. Bye bye, Imana ibarinde.